mwagiye mwihangana mukanihagarara mukantamo gake gake. Yes, ndabakunda cyane, murabizi ko mbakunda cyane, nayo mpamvu mbavuze nireka wenda ntumbagira ka live kugira ngo tube twiganirira gake gake tuvuga ku mahomvu. Nongera ahubwo hari umuntu wa mbere nsabye kamomo kamite nkamutama ahubwo wamugani ngapininge n'abantu bashaka kuza kumvugisha. Turaza kugenda tuganira ku bintu byinshi cyane kuri project turimo turategura project ijyanye n'indirimbo y'aba diaspora. Ejo naraje kuri live yabo baranserereza cyane, baravuga ati Jeswe za mipango turagira ngo utubwire impamvu utajya promoting aba diaspora kandi ukunze kuza kudusura ahantu turi n'ibiki byose. So turaza nabyo kuza kugira icyo tubivugaho kwa ko murabizi live yanjye isigaye ari isaha, sinzi impamvu izindi z'abandi bantu zitinda, ariko ngiye yanjye isigaye ari isaha kandi ntabwo nakongera gukora iyindi, bafite indi mirimo nagakwiye guhita njyaho. Ndaza kuza kugenda ntanga ibitekerezo ku bantu bashaka kugira icyo bakora cyangwa se kugira icyo bavuga, ariko nanone nongera kubwira ba bantu biyemeje kuba baza kuza kuntamo. Iyo ni momo yanjye. Yes, iyo ni momo yanjye. Abantu barimo barambwira ibintu byinshi cyane ngo komera cyane. Murabizi i Kigali maginga yanga ni saa 9 z'ijoro. Abantu bajya baza ukajya kubona ariko senga uko live yawe ngo ufite abantu bakeye, no kubera ko ngewe nza kuri live yanjye abantu b'i Kigali kandi ari badukurikira cyane, bari hehe, bari mu buriri. So nta mpamvu rero, ariko nyine ijana babahagije abantu kugira ngo uzabone abantu bagukurikira ari ijana. Yenda gake ntabwo biba byoroshye. Ariko njye mbigenza ukuri kuntu ngasigaho live yanjye kugira ngo abandi bose baza kuza kuyikurikirana. So ngiye kugenda ntanga ibitekerezo ngo duhe cash up tugutemo. It's very nyandikira inbox nenda ngusubiza. Nyandikira inbox bro, nyandikira inbox niba koko wari ukomeje. Nyandikira inbox mwereke ibintu twikorera. Hano wari umuvandimwe wawe nyandikira inbox niba wari ukomeje, apana bimwe byawe byo kumbeshya bishi. Niba wari ukomeje nyandikira inbox. Bimeze bite? So utayiko bimeze bite? Fresh. Ni neza kabisa, ni neza. Wewe kugira kure ntabwo ndakumva. Ni neza, wewe bimeze gute? Akajwi karimo karaza ukuntu sinzi niba wenda abandi bantu barakumva. Uri kunyumva mwana? Wapi? Reba ukuntu bigenze. Ijwi rikuza wagira ngo riri muri nyiramubande. Ririmo eko? No, ariko ririmo rinavugira kure cyane. Ndakeka ngo uri kunyumva ariko ubu noneho. Ndakeka ubu noneho uri kunyumva. Nta muntu urimo kumva kabisa. Nubu ntabwo uri kunyumva? Umusa urimo uravugira ahantu kure bya danje. Sinzi niba abandi bantu barakumva. Bazo ubwo ni icya telefone yawe. Aho wongera ugarukeho. Okay. Yes, ntabwo ugenda ndimo ndamwumva ntababeshye. Ntabwo ndimo ndamwumva pe, ntabwo ndimo ndamwumva. Oya, abantu bafite tekino barimo baramwumva, ariko abantu dufite iPhone ntabwo turimo turamwumva. Uko niko kuri. Oya, urumva wowe twako telefone yawe uyiyegereje gutya, telefone yawe kwako uyiyegereje gutya ugomba kumwumva. Yewe rero ibaziri kure cyane, ntabwo namwumva mwana. Ntabwo nari kumwumva rwose, ni yihangane aveho yongera agarukeho kugira ngo nanjye mbaje kuba namwumva neza cyane kandi mu buryo bushimishije. Ariko man ndashaka ko turimo turamwumva. Dizo babaruze kuri live we. Babaruze kuri live nkwiba. Sinzi ukuntu telefone yanjye ari refreshinze ahubwo. Niba ari refreshinze niba byari bigenze gute? Sinzi uko byari bigenze. Hello? Yo. Hello? Yola. Nubu ntabwo uri kunyumva? Yewe nyine kukumva nakumva ariko kwa ko ntayiyegereje gutya.
Uretse ndeba ariko mani kubera ko okay ongera uvuge twumva Yo. ndagasna ariko nakumva neza ariko nyine ndabyihanganira kuko barimo baravuga barakumva ari abantu baba baryamye ku matira bwa simple bajyanye kuri telefone bayigirije gutya baba bagomba gukumva kandi barimo barakoresha za tekino Rega humva amatwi. Humva amatwi. iyo wiyegereje none hari ukuntu ushobora kubyumva cyane cyangwa se we wa mugari kazamure volume numva volume yanjye ntabwo ari izamuye Ndebera. volume yanjye ntabwo ari volume yanjye ntabwo ari izamuye man numvaga nyine bimwe biravugira ahantu kure cyane None se sha bimeze bite sha? Yewe meze fresh cyane ndimo ndategura indirimbo yanjye n'abahungu wanjye b'aba diaspora ibintu bigiye kugenda neza bigiye kuba bombastic ese we ko nabonye noneho ibintu bya analyse musigaye mukora bisigaye bitewe ubwo Ibihe? ibintu byo kujya ngo kwanaliza ikiriyo biriya bintu byaje bite Hari aho warengereye wenda hari sinzi analyse yakorwa ku kiriyo icyo yabishingiyeho cyangwa angle umuntu yafata ariko akenshi habayemo amakosa bararega muri mwishingurwa ry'umuntu muri Tanzania usanga babyita ibirori nk'ibindi birori ugomba kwita kuri buri kintu ese abantu baje bafashwe bate umuntu yashyingwa ahantu ameze gute ni ibintu umuntu abona ariko mu muco wa Kinyarwanda kenshi usanga turenzaho utanemere kuba bagaruka cyane ku bintu byabaye mu kiriyo cy'umuntu umeze nk'ari ugushinyagurira uwapfuye rero umuntu baka kuva out of box akagerageza kwanaliza ibyabereye ku rupfu buriya muri none se ntabwo byagutunguye wowe kumva hari umuntu ushobora kuza nko wenda wabuze nk'umubyeyi wawe n'urugero urabizi ukuntu ibintu biba bikomeye cyane umuntu kubyakira atarabyakira bakaza kubakorera igisa n'ubushinyaguzi cyangwa se ubukunguzi bavuga ngo ba runaka twahababuze ntitwababonye runaka gutya na gutya ubyumva gute wowe biriya ni ubwenge buke icyambere mbyita ubwenge buke bivanze no guhubuka ariko nanone hakazamo akantu kitwa kwirengagiza no gukina match itari yawe buriya biriya bintu umunyamakuru aza akavuga hari benshi bagakwiye kuba babivuga bari kuri side cyangwa se bari connected ku muryango directly hari umuntu wo kuza ku ruhande akigira umuvugizi ariko nanone uvuga ku muntu utazi neza umubano we n'undi no pointing fingers biba bisa nabi ntabwo ari ibintu biri professional no mu itangazamakuru ntabwo biba byemewe. Ese Taiko urabona bizagenda gute urubyiruko rwacu twari tumaze kubona wenda nk'akarimo k'amaboko twibonera YouTube ahantu tugiye kujya dukora ibiganiro turimo turanywa n'amayoga turimo turanarya turimo turagira gute tukabona nyine umurimo woroheje cyane ariko noneho tukaba turimo turabyangiza mu kuba turimo turabikora nabi ugasanga wenda nk'umuntu yagize ikibazo yagize gute babonye umwanya mwiza wo kuza gushinyagura bagutera kamera bagira gute noneho ugasanga no mu kiriyo batangiye kuza basotora umuntu ngo ibaze ngo mama yapfuye ariko ntabwo yari yambaye neza ariko ntabwo yaragize gute urumva nk'uwo muntu babaje gutabara cyangwa babaje gukungura. Iyo tuvuze YouTube mu Rwanda YouTube ubundi is one of the strongest channels of communication mu bindi bihugu. YouTube channel podcast ni channel zikomeye abantu baba bateza amaso n'amatwi buriya rero ahantu cyane ibera nini cyangwa YouTube bigirira agaciro birebye televiziyo na radio ubundi radio ziri mu byiciro bibiri hari izo bita private radio nizo bita za government radio cyangwa se ziba sponsored na government n'ibindi bigo. Izi private radio rero nazo zigira areas covering n'izi radio zitewe inkunga na leta ziba zifite ahantu zigarukira nk'ama RC n'urugero RC Huye RC Musanze ikavaringa agace kaho ngaho gusa nagishobora kubarenga. Izi privé rero ziragera kure kubera ko ziba ziri commercial zibeshejwe n'amatangazo no kwamamaza ariko ugiye kuri YouTube usanga ari ikintu kinini. YouTube irenga u Rwanda radio ushobora kujya muri Amerika yumve radio Rwanda cyane yumve radio DC n'urugero ariko YouTube ijya viral cyane bivuze ngo rero yari cyane ikomeye ariko abanyarwanda uburyo bayifashemo cyangwa bayidefinishe nibwo bwabaye uburyo bubi. One bayibonye nk'inzira ya shortcut yo gukira ku buryo bworoshye kandi bera YouTube igomba gusetingwa ikagira ibintu n'uburyo n'ibintu bikomeye ku buryo delivering ibintu bikazakunda. Babonye ko ushobora kuba inzira yoroshye yazana amafaranga ku buryo bworoshye basanze atari byo bageze hagati babona byabagora gukoresha ubwenge nk'ubwo wenda umuntu yakoresha kuri televiziyo na radio babona inzira yoroshye
y'amashyari yo gukora ibintu bihagarika abantu imitima bagahurura babibuze batangira no gukereya byanze batangira no kujya gushakira content aho zitari. Mbona ko abanyamakuru benshi baba YouTubers mu Rwanda ajya mu rukiko atagiye kugira ngo wenda akore inkuru ivuganira umuntu warenganye, ahubwo agiye kureba ukuntu umuntu yambaye ipingu, ukuntu yagaragaye. Umuntu ajya mu kirata atagiye gutabara, agiye kurebera mu kiriyo, ajya mu bukwe atagiye kureba ko kiramani yarongoye ibyo gusa, ahubwo arebe se kiramani yambaye iki, umugore we yambaye iki, se itungana bicaye nabi, ituro ryamubyiniye ryabyinnye iminota ingahe, yabishyuye angahe. Rero cyangwa se mu Rwanda YouTube hari abantu bateshaga ibintu byo guhimba. Ari ukuntu buretse mu gitondo uraza kuza kureba nk'uko wenda bwa kiramani wo nguwo uvuze, ukajya kubona ukabona hari nk'umuntu ukoze inkuru ati yewe mfite amakuru yuko uwitwa kiramani buriya bukwe yabukoze bamugurishije amafaranga. Ibaze n'ukuri kw'Imana ngo ibyo batetse byari biri poisoned, cyangwa se wenda ibyo batetse byari birimo imitanga, byari birimo nyine ugasanga bro, nyine uziko abantu babuze guhimba content, nyine gucreatinga content. YouTube ngira ngo wenda ujye unabibona, sibyo? Batwita twebwe dushyiraho ibiganiro cyangwa se ibiki, batwita aba content creator, sibyo? Ni nayo mpamvu usanga algorithm ya YouTube zo mu Rwanda idashobora kuzitransferinga ahandi hantu, kubera ko bagenda bakajya gukora ibintu ntazi ukuntu bimeze, ibintu by'ubunyamaswa bwinshi cyane, sibyo? Ariko reba nk'abantu baza Philippines, reba abantu baza Mongolia, reba abantu baza bari abantu bo muri za Aziya, baragenda bakashaka ifi bakayiroba, bagakora ukuntu bayirobye, bagahita bubaka akazu. Bro, niyatavuga ariko ubona views bigira. Yego, iwacu rero ngo kugira ngo mbone views nuko ndabyuka mu gitondo nkahita mpimba inkuru ngo nuza ngo barongeye baramujyanye wa mugabo warongoye umwana bita Fridoso ngitane amuvuze ndimbati ngo arongeye asubiye mageragere, abantu bakabyenjoyinga ndimbati nyine ibiboro nk'ibyo by'ubupanji bro, ibintu biri mu bwenge. Nk'ejo bundi nabonye hari umwana wakoze radiyo. Yego, kiriya kiganiro nta muntu ushobora kukikurebera iminota 2 bahita babona ko kiri mu bwenge, buke. Ariko sa nk'ujya kuri YouTube y'umuntu wavuze ko yasambanyijwe n'umuserebanya zindi muri muranyu barakireba, bongere bakirebe. Nkuriya mwana ufite gusanga uwa mwana akoze radiyo adafite na support runaka, nta n'umuntu waje ngo musapotinge, reka da n'umuntu urimo urabireba tugicaho twese. ariko si wowe wenyine urabireba, nanjye nshobora kugicaho sinkirebe. Ariko ari umuserebanya, ari umuntu wasambanywe n'umuserebanya, mbanyira ngo menye neza ukuntu uwo muserebanya winjiye mu kidudu. Uri kumva nagira nk'amahirwe make niba bivuga ukuntu winjiyemo, kumva nawe cyane ntegereje parti ya kabiri, kanandikaho na comment mvuga ntaga bivuze neza. Sindi ni mubyumva. Nabyumvise kabisa. Nibyo nyine nkubwira nkakuganisha ibi bintu rwose yewe hari igihe kizagera rwose ibi bintu nkabivamo nkashaka izindi content nikorera za nyazo mu Rwanda. Ariko hari abantu basigaye bafata amafaranga menshi ya YouTube, abo bitwa abasesenguzi, usanga hagurukira muri za 800 na miliyoni. Hari uzasesengura agasesengura na nyina. Trust me bro, uko niko kuri nkubwira. Noneho umwaraza akabyuka mu gitondo ngo ngewe ngo ndi umutasi, ngo ngewe ngo ndi umusesenguzi, ngo ngewe ngo ndicara wige, ngo bose mbamareba gake. Uzabureba tuzabureba. Uzi umunsi wenda nka Ribu yatangiye kuduhagurukira, kandi nibwo umuntu azemera ko yasesenguye na nyina. Niyo maherezo mama, niyo maherezo kugira ngo ubyuke mu gitondo uvuye mu gihe gusesengura ikiyo.
ibaze kugira ngo iwanyu mubure umuntu tayiku umuntu undi muntu mu gitondo ushaka amafaranga ya YouTube aza asesengura ikiriyo kandi ugasanga hirya no hino bo barakomeza gutakamba ati Yesu Kristo amipanga aratukana kandi barimo barasesengura ibiriyo yego sisi ni buryo ariko nyine kubera ko Yesu Kristo amipanga yabyutse mu gitondo agahamuka nkika gashino ka nyina byabaye ikibazo ariko arabyuka agasesengura ikiriyo wowe umuntu yitabye Imana buriya bro njya numva ko nk'umuntu wigendeye urikumva nta n'impamvu yo gutangira no kuvuga n'amadeni yarakurimo n'ibiki byose sibyo ariko utangiye kuza ushinyagura ugira gute bana we mbanumva erega icyo kintu ntabwo ari ubwa mbere kibaye mu Rwanda ni ibintu bibaye like nk'imyaka 2 cyangwa 3 yikurikiranya ngira ngo niba yibuka neza kuri may his soul keep blessing in peace Iva Buravan hari byavuzwe nyuma y'ikiganiro gikorwa kuri YouTube n'umwe mu bantu bari bacyaprodinze sinzi niba barakurikiye neza iyo nkuru bakivana kuri YouTube ariko hakurikiyeho Papa de Beni yitaba Imana twabonye abantu bakora ibiganiro by'ubunyamaswa bivuyeho abandi gutyo ukibaza ese industry yacu amafaranga ya YouTube yasaza abantu kuri uru rwego ku buryo umuntu ajumba ibikwasi mu gisebe cya mugenzi we ngo ni ukugira ngo ntago ari fresh nibyo nkubwira rwose urukumva ikintu kimwe abantu bagagombye kumenya ni ukumenya ko sibyo YouTube ihemba abantu kubera ko biswe aba content creator ntago ari ukubera ko umuntu yabyutse mu gitondo nyine akazana umuntu ukavuga ati icara hasi ndagukubita inote ya 5 ariko uransubiza ibintu byose ngo mbajije siziri mu byumba bakakubita inote ya 5 bagatangira kukubaza ngo wowe wagiye kuzimu yego nagiye kuzimu urumva wasambanye n'umuserebanya nasambanye n'imiserebanya 5 hari ikindi nakandi kantu aba YouTubers bo mu Rwanda bajya bakora gukoresha abantu ubona batagakwiye kuba bakoreshwa one bitewe na geographical area ahakomoka background ye age cyangwa se imyaka afite urugero ufata umupeti buriya bino biboro byo guhereza abana ibiganiro bangana gutya ni ukubica cyangwa se ni ukubahereza imizigo batabasha kwikorera iyo akubise akaganiro wenda ka mbere ubwenge bwaraho bugarukira kagakundwa usanga wa muntu namukoresha ndetse na family zikabikunde zikabyishimira bagakomeza kumuforosa kuvuga ibintu akagira akanatandukira urugero buriya bizakugora kubona iterambere ry'ura mpete wa Fabrice bijyanye n'ubwenge azaguma ahantu hamwe azasubira mu bintu cyane kubera ko ntago bamuhaye umwanya wo gukura mentally bamuhaye imizigo iremereye ubwo mu bwakoze urambye Fabrice ari bibora ajya avuga ukagira ngo nakantu kakagabo yego ariko nanone akagabo kakajajwe ariko nanone azenguruka hahandi buriya mu myaka nk'itanu iri imbere ntabwo tuzabona growth na development yiwe urugero Kajyuri se umubona niwe Kajyuri yari umubyinnyi mwiza ariko se umara byinira ukuntu bigenda iyo bamaze kubona abana b'i Kigali ibintu bagukoresha ibiganiro bakagukoresha ibiganiro mu buryo bwose bushoboka iyo batangiye kubona sasa rero wararebwaga n'abantu 100 umaze kugira abantu 1000 rero bakureba gusa bonyine barakujugunya bagahita banajya kubwira wenda nk'iwanyu mu murenge ati uyu muntu nimuzongere gutuma bamukoresha ibiganiro ashobora kuba afite ikibazo ziziri mu byumba niko biye ari umuntu nzi urumva iyo agukoresheje ikiganiro ahita ngo sasa rero ntuzongere gukora ibiganiro ahandi hantu ni igitsoya tubikorana gusa uri kumva ja ibintu bikomeye cyane hano hari umuntu waje arambaza ngo ese gasuku ngukoreshe korogate uzi ko iyo umuntu akubwiye ikintu nk'icyo ngicyo urongera ukagira gutya imyinyongo mu mwibanga wongera urebe neza niba hari ikibazo yaba yabonye
uziko nakomezaga kwimwinya ngo none harimo uruboga harimo agasombe bimeze bite amenyo yayo ntago ari neza cyane nayo ajya agiramo inoze iki afite ukuntu asa nk'umuhondo wenda n'ibara ryayo simvuze ko ari umwanda ariko akazi ko wasaze ni yero rwose we simvuze ko ari umwanda ahubwo niko sayo oya nta muhungu w'igikondo ugira amenyo ya yero uzacunga abanyagikondo bose ibyo ngibyo n'ibyo iwanyu za rusororo ruguru iyo ngiyo Iyumvire soromute uziko ikintu kimwe buriya nabanje kubona nuko abantu benshi cyane bakoresha zino YouTube bacu b'ikigali uwageze kuri cyane mu ishuri yagarukiye mu wa kabiri segonderi n'akamaro se n'akamaro ashobora kuba ataragiye ku ishuri kubera kubera ariko ntuzi yarize inde avuga n'icyongereza inde yago na sabe sabe yarize sabe sinzi impamvu sinzi wenda kandi mbikubwire nkwerurire sibyo si no kugura inzira ariko sabe ni umuntu wize nyine n'umuntu usobanutse uretse ko wenda baba bashaka nyine kumwendereza ngo kugira ngo bagire bamujugunye muri iki kibuga maze abana ngo bamutature ariko sabe ararenze bro sabe ararenze pe sabe ararenze buriya niba sabe ashobora kuba yahostinga abantu bakuru akabasha no kubajira bagataha bishimye ku buryo batabyuka mu gitondo bamuya ngo nsibira bya bintu ngo nabonye ntavuze ibintu bya nyabyo buriya tujye dutanga credit ngende ikintu nemera ikintu kimwe nemera ko hari umuntu nyine ushobora kubaza ibintu akaba anarenze abandi sabe ararenze ngende nemera ntabwo mpinga buri muntu wese ariko iyo nagupinze ngupingana n'ibyawe byose sa nkumbaza nk'abantu 10 ngewe nagenda nkubwira yego ubwo sabe we yagitsinze yagitoye yakomeje mu cyiciro gikurikira Irene muri ndahabi umubona utumwumva ute Irene muri ndahabi urumva numwe mu bahigi nemera Irene muri ndahabi kandi ashobora kuba nta bintu by'irwangagira ari pisi bya hatari ya gusa Irene muri ndahabi ahantu dushobora kuba duhuriye nawe ntabwo ashobora gukora ikintu kitarimo inyungu ikindi kandi Irene ashobora kuba ariko anarakara vuba nyine akihuta yego icyo cyo rwose ariko rwose nawe ntaribi burya ajya wemera umuntu ushobora guhostinga abantu bakuru uri kumva yigenda gake maze undi Filipita ni inzererezi ni Nyagasozi gusa wenda yabashije kuba yajya ku ishuri akagarukira nko mu wa gatandatu seconde ako ni Nyagasozi M.3 c'est fini Gentil Gedeon ni igikoko Gentil Gedeon ni umuntu w'umugabo cyane ntabwo Gentil Gedeon wenda afite buriya bwenge bw'ibyo mwumva nawe arabisoma ariko gusa nyine ni umuntu w'umugabo cyane ariko nanone kuko nyine abisoma akanabivuga bigenda bimusigara mu bwonko siziri mu byumva ariko ntago ari wowe wenyine uriya ushobora gutekereza ko ari nk'umuntu w'umufilozofe no nawe ni umuntu usanzwe gusa nyine kubera kugenda asoma biriya biganiro byinshi cyane n'ibindi bitabo byo kugira ngo akore marisheshe n'ibiki byose yamaze kuba umuhanga Gerard Mbabazi nawe ni umuntu w'umugabo ubona ko azi ibyo abarimo arakora ibyo akora ababizi utangiye kujya mu bantu uretse gatumbanze nk'iyamye utangiye kujya mu bantu n'ubundi ntari bubashe gusobanura kugira ngo ntabata muri no mihanda abana bakabatatura
bakabasesengura ko bino biganiro nabizi biri recorded araza kujya uploading ahandi hantu ugenda gake. So abo bantu wenda bashobora kuba bakora ibiganiro bimeze nkaho bitari mu rubyiruko cyane umbabarire ntubambazeho. Tugarukiye kuri Gerard Mbabazi, ndagira ngo mbaze kuri aba bantu baba YouTuber nawe ubona ubwawe batigeze biga, ariko noneho kwa ko rigiye umuntu ubashije kubana bakore analyse bya nyabyo ngende bakubwiraho gake gake. Reka dusoreze kuri Scovia basi duhite tugaruka. Reka tujye ku wundi muntu nta kibazo. Reka tujye ku wundi muntu. Reka tujye ku wundi muntu ukabyara. DC Crema. DC Crema. DC Crema ni inzererezi. Ni inzererezi nawe nyine ari aho ngaho. Nta buhanga afite, ntashobora no gucreatinga content, sibyo? Ni wa muntu ushobora kuza yakicara wenda nko mu kabari akumva turavuza tayikuni rero buriya ariko akunda abagore, uri kumva? Uri kunyumva? Yego. Amara kumva wenda tayikuni akunda abagore, wenda no mu gitondo bakamutera kamera akagenda birandagamo nyine akabirandagamo bigafata isaha, ariko nta bundi bwenge bwa danje nazina ke enquête akoresha n'umuntu uraho n'umuntu simple. Go for real. Yago Pundati ni umwe mu basore ngewe kera najyaga nanjye mwibeshyaho nzi ngo wenda nawe ni inzererezi ziraho ngaho, ariko Yago ni umuntu ushobora kuba yakora ibyakorwa byose, kandi Yago ntago ameze nkatwe duharanira inyungu, we rwose abikora kubw'umutima mwiza ariko akajonjora. Hari abafasha n'abadashobora gufasha kuko n'ubundi ni umuntu wifungamo ukuntu rugomba erega ni umuhanzi nabyo mujye mu byumva. Kandi ikindi kandi ubyibuke Yago yarize, kuko ahantu yize n'ahantu nize byari bituranye, twakinaga interscolarism. Yago niwe muntu nakubwira. Urumva neza mwana? Tayikuni sinzi niba connection byagenze gute, ariko waramutse hagize n'undi muntu uranga muri comment akagira nawe ikintu ashaka kubaza kuri abo bantu, ariko ntumbaza abantu bakora ibiganiro biri professionnel, mumbaza abantu bakora ibiganiro bya YouTube, apana kumbaza umuntu ukora ibiganiro biri professionnel. Shaka ko niba ugiye kumbaza umbaza umuntu uri aho ngaho ukora ibiganiro bitari professionnel, ibiganiro bino bya YouTube byo gutanamo no kugira gute, ndababwira ndabasobanurira muranzi nta muntu njya ni ako Pogba subwa mbere waba umubagije. Pogba OG subwa mbere waba umubagije, kandi buri munsi ukunda kuza ukita bivugishwa tuntu. Yes, Tayikuni yagarutse. Tayikuni yagarutse. Okay, Tayikuni yagarutse. Tayikuni yagarutse. Yego Tayikuni byari bigenze bite? Tayikuni menya amayinite yamushiranye. Tayikuni menya amayinite yamushiranye rwose, kuko ndimo ndamushyiraho bikanga, ubwo rero sinzi pe. Hari umuntu umbwiye ngo nzahindura ku gapira mo kabyara mu bintu bya mbere ngira ku isi cyane ko ari imyenda. Ibintu ngira bya mbere byinshi ku isi ni imyenda. Sinzi rero wowe ibyo ushaka gutekereza. ngo bukene bw'akarande sisezerano, umurage w'ubugwari ntugira ibitabo, uwaba muzima yakamira amaboko agakeza rubanda gatitiri. Iyo ndirimbo ni yandi.
niyo umugabo witwa François aho umugabo yagiraga ijwi ryiza cyane bana ntabwo yagiraga ijwi ryiza yandikaga imirongo itabaho ubona yagiye kuyiterura nta nakabyimba da ndetse twe turakina ariko mwana uziko narimo nareba ikiganiro cyawe none aha ngaha managize nk'abandika ndebe murinda nkuba tufe kureba wagwana ariko nyine nkuba yashaka isabukuru yanjye igikomeje isabukuru irakomeje barimo baragutamo utuntu umuntu wantamo ndi kwitamo nimero yo gushyiriraho Bruce Melodie ngiyo aho ngaho nayipininze mukomeze mushyire mutemo mukomeze mushyiremo ariko wamugana bakomeza bagashyiraho umva se mwana ahantu nabonye iriya fagitire ninde wayibyimbye iriya fagitire ninde wayibyimbye reka twe turi muri 155 buri urebye ntago amafaranga ajya ibibazo cyane cyane nk'ayo kwishimisha ubundi buragorana cyane n'aho imishinga migari aho ubundi agakeza rubanda ariko uriya mugabo yakomye ingoma nubwo wajya uvuga ngo ninjye watangiye ibintu by'ibishegu uzi impamvu se muri muraririmba buriya ari nk'amakuru wamaze gukurura yuko hari ubukene bw'akarande bubaho oya ntago nayakuru urebye cyane ahubwo mu cyabaye reka ndirimba iyo nashaka kuririmba ivuga ngo mu ruganiriro duhuye ku mazimano y'urukundo byasaga naho byagenewe umutima ugukunda iteka ndakwibuka ahubwo itahe ryo n'ubusa ngo umusaza ngo yahuye ngo n'umuntu muri kabisa mwe munyegekeyeho murakoze baba bamfunguriye bitaragera ngo umuntu uwo muviye umwe ngoma yakubise mani ngo yahuye n'umuntu ngo batanamo nyine ngo gutya ngo ntibongera kubonana ngo ijambo nari kukubwira rimere y'imvi muri y'imbyino byarashize katwibyinire nyamara ndimo nagenda nkuramo niyo mpamvu natuje mujya muzumva izo ngoma ndimo nagenda nkuramo utuntu iravuga ngo umutima ugukunda iteka dore ndakwibuka ngo ahubwo itahe ryo n'ubusa ewe gawe uriya muviye ndamugende ni ukuvuga ngo ahantu muvuye ibintu bihabereye biteye ubwoba oya twari twagiye gusangira n'abajene abasangirangendo nyine dusanzwe dukora ahubwo namaze kumenya amakuru y'umuhungu wawe bita Kenisoro bana ngo basigaye bamwita ngo cyuru nagaze oya ntago ndarivuga iryo zina naryumvanye babajene bo kuri Twitter nabyumvanye ngo mwita cyuru nyine bivuze ngo cyuruboro umugabo we ngafite imbori reshyi numvaga muri kuvuga ibintu bidahesha Imana icyubahiro muri gutama abantu b'abapapa nzi bamwe na bamwe nk'abandi nk'abajantisha nka janti n'umuntu w'umusaza rwose umuntu uhereyeho urumva we n'abana bambabazi bose ni abantu rwose bakuru kandi bakora ibintu byabo neza nanjye nabivuze ariko reka nkubwize ukuri iyi myidagaduro mubona tuba sinzi umuviye nabonye kare ari kuvuga ngo nta bantu bidagadura ngo hidagadura ihene none se iyo bavuze ngo goti nk'uwo muntu aba yumviye rero sasa rero ngeze ahantu najyaga ubonye barwanira gukingura bamaze gukingura hari akaririmbo rero kavuga ngo ni mumureka agende rubanda rugira yabogwe ni mumureka sinzi impamvu ndi muri mu by'utugoma twa kera umva naza gukurura amakuru nanjye mu gitondo ndakorana risi oya nushaka kunyanariza ariko ngenda kumenyesha ko mu myaka nari mfite hiyongereyeho umwe
ntago nahita nkaryama gutyo no nari ngiye mwaradukanye ibintu byo kuvuga ngo musigaye mwaradukanye ibintu byo kuvuga ngo umwana w'imyaka 25 hari aho namwumvise ese umuntu akubwiye nk'ubu ngo uri umwana mubi ntiyabavuze ko uri umwana nk'ibyo biririmbwa na ba Pius ngo DJ Pius uri umwana mubi. oya hari abantu benshi baririmba indirimbo z'umwana mubi ariko ntabwo kuba umwana ahiye cyangwa umwana mubi cyangwa umwana w'iwacu bimugiriye mu ruhinja hari ni na terimi isanzwe abantu bajya bakoresha bavuga umwana naho ubundi ntibaba bamusubije mu ngobyi. Ariko ibi byishimo mubone aho hantu biteye ubwoba akakubwiza ukuri anniversaire yanjye igenze neza burangiye nanga surprise tutaratumiye umuhanzi wacu inde umuhanzi wacu n'ubuhe ryo umuhanzi Ben utaramutumiye nk'icyamamare ikinzi cyawe n'ubuhe ndetse natumiye ko ibirori ntabikoresheje nasanze hahiye urumva abantu ahubwo bagiye bantumira ari benshi nk'ubu ngeze mu rugo rw'umuntu w'umupapa bantegereje guhera kare ariko ngenda mbasobanurira uko bimeze gusa nabo ni abataramye nyine urabizi ko nta amabare n'utubari n'iki bifunga mu masaa 8 nibwo rero mbashije kugenda nyura ku bantu banjye gake rwose byandikishije neza na anniversaire keza umunsi wose namumaranye na famille 40 n'ingahe none urune ntiruragera maze n'uwo muhanzi uvuze haruguru ntarayigeza yarabayeho tutaravuka ubu bwiza ukuri ntabwo ura nka 40 n'iyi oya ntayo agirimo gwa ngeze ndi muyombo ngo burya ngana na kidumu n'abamaji oya twe turabajene wenda nuko tumaze igihe kinini mu kazi abantu bakajya bagira ngo turakuze ariko niba mwaranyumvaga ubwo namwe mwari muri ho turangana aho nyena kumvize niga primaire bivuze kurakuze cyokora ntababeshye ngwa mu rutatu nanjye nagize akantu kihungabana naravuze ntubukoko nganye na Yesu none se ubu ugejeje ingahe wenda sinayitindaho ngo nyivuge ariko ndimo gukura kabisa kugira ngo muri biragenda iturika ikiza cyanjye ariko si muri ubusa buri hasi nk'ibyo byawe byo kubaho umeze nk'isekuru wenda unyuzamo gahinga ariko nutanga yagiye kabe kubwiza ukuri imyaka yanjye 24 ningira 26 rwose ubuzima bwa bwarahindutse ugira ikintu wibwira kuko yongwe niwe nigeze kumva ari kuvuga ngo aba bana mubyinisha si bashiki banyu mu barongore ngo ahubwo njye n'ubundi mfite umuntu tuba tuganira gake kugira ngo ndebe nyine ko hari icyazavamo imuzi se simuzi hano hirya kwaje ndamwibuka ndamuzi urumva rero hari n'igihe bigiye ubwira kugira ngo abandi badafatira ariko gaso ntako bisa mwana ntako bisa kubyara kare kubera ko ubasha kwirerera naho ubundi tekereza nubyara ufite 50 wenda ugapfa kuri 52 yawe uzi kubyara umwana ukajya kumva umutwe rahisa musesengura bro umwana wagasukunga ashobora kuba ataruwe arega abantu bakora ibi bintu nabo bazabyara ikiza cy'isi se ugira ngo wayicika utishyuye ntabwo wayicika utishyuye urumva abantu bari kwandika ngo hello English please I can't understand. No kuvuga ngo wabane nawe ariko ashaka guhita yiyumvira mu cyongereza cye. This arashaka guseka. Gake. Ariko aba bantu turabakunda cyane gusa nkaha amasaha bageze icyongereza kiba cyagabanye. Ariko umuntu bita nuzo ntabwo twamubonye bana. Umuntu bita Kizi kuko twagira ngo tubareberemo barahura na element bagasangira. Kizi na element muri kubaremamo ibintu batari byo na abantu bari positif bakiri batoya. Ewana urumva
ntago mba numva byakomeza cyane ariko nabyo ni byiza da rimwe na rimwe hari ukuntu abantu besurana twega twe turabanyarwanda tukabikunda kubi uziko abaturanyi barwana ugahurura ariko biri biratuma n'ubundi baguma ari babiri abantu bashaka kumbona mu maso nari nzi ko buriya ngo English is not English none abantu bashaka kumbona mu maso dore nuko ngaragara nubundi mba nambaye akarinete ngo mutazarinyuzamo ninge dore na ya foseti muranga urumva umba uziko wanteranyije na Emmy akaba yaramborotse bro umuntu bita Melodie wanteranyije na Emmy itamboroka Emmy Kinege na live bagahita bampamagara men naye bijya bimbaho cyane ariko njye namaze urumva yewe nsigaye nkoresha telefone yanjye isanzwe yo kumamagaraho ni iyi ngiyi ubu niyo mpamagaye kereka hamagaye nka nyina njye ntabwo yamfatisha ubishyize ku rundi rwego hari igihe umuntu aguhamagara bro arimo arakureba live kandi nawe barambwira yuko ngo batiri y'imodoka yanjye nyikomeye ngo niyo mpamvu nari gucana udutara umuntu ashaka kureba uburanga se butangaje nari muri ngo wanteranyije na Emmy man Emmy buriya ashobora kuba yarazi ko wenda ashobora kuba kurusha uburanga aravuga ngo ngewe ngo navuze ngo umurusha uburanga ngo ibiki n'ibiki mwoka byara ahita mboroka umuntu uri kumpamagara ari kunjana kabisa naho ubundi rero ibintu by'uburanga burangiye mbona abahungu babitindaho bataba bari abagabo sinzi ahantu mba bihuriye n'akantu aho ubundi uburanga ni umufungo umuntu udafite amafaranga oya abo bahungu bose barahari benshi cyane kandi nta gahunda baragira yo kuba bashaka amafaranga uzababona benshi ariko rero ntago gusa neza buriya bikora muri iki gihe abantu bikorera n'abakobwa kandi nabo ntago bibakorera ibintu birambye buri icyambere no gukora imirimo yawe ushinzwe ukayikora neza naho iby'uburanga z'uburanga baranabugura maze udusajari ntimwirwa mubona badukora ubu nagenda nkigira ukuntu nshaka nkabyuka mu gitondo nsa kadushaka umuntu nka Jolly urumva Jolly nagenda erega ntago nakoze fete man ngiye abajama banje bantumiye mbabwira mo kwaje nyine ubu njye anniversaire mba nayimarana na famille na quartier yanjye hari ukuntu buriya bihura ntago nyamitindaho cyane naho ubundi narindi kubabwira nyine yuko uyu munsi nshobora kwihindura nkareka kuba umugabo mukabona ibyo barabigura niyo mpamvu akantu k'uburanga rwose mushatse mwakavaho mukajya mu bintu byo gushaka ibintu bituma umuntu agaragara neza mu bandi akanagira uruvugiro hari amasura umuntu atushobora guhindura isura ya Emmy buriya wayinombanomba bigakunda niba wumva mvuze kuri ibyo bintu mpite ngindera rwose bantimo cya gishinge urangiye njya nkomanta ku buranga bw'umuntu noneze ko wamaze kunteranya nawe n'ubundi nta mazi amvomera mugani wawe niho wazanye imbere umva sinjya nkomanta ku buranga bw'umuntu hari ibintu butarikoze ngushiduka byarabaye ari uko iwanyu baguteguye ariko ngewe nkiza muri ibi bintu najya ari ukuntu babaga bashaka kumbwira ko ntasa neza ngira amahirwe bivugwa n'abantu bake bivugwa n'abantu benshi nka kuriya kwanyu nari guhita mbivamo burundu wa muntu twavuze kare hari umuntu uri kumpamagara wanze gukwama ariko nawe ntangira kubona uvuga akantu k'itoto nahisemo ngo uyu muntu ashobora kuba yakomerekejwe n'abantu akaba ari kwikorera icyitwa terapi
erega gaze ubwiza kuri twese tugira imitima ntiyazagira umuntu ukubwira ngo hari ahantu wabonye agakuru ngo ariko ngo ngenga hari umutima ngo hagiyemo ngo ikibuto cyavoka ni umutima uzize arakantu wavuze neza ubwira Irene ubwira ngo uragenda ngo ukiherera ngo ahantu ngo ukarira uri kumva uraniye umuntu bikunze kubaho kenshi cyane ari umuntu ukubita ahantu bikaba ngombwa ko wiherera ukava mu bantu uri kumva ibyo bintu iryo somo rero ndashaka iryo somo utangira kuri ibyamamare by'iwacu ambasaderi ari yakatugezeho ndavuze ngo ikize kandi arajoyinze ndamubonye kuri live se urumva ako kantu ndashaka kuzakigisha ibyamamare by'inaha niba bazajya batekereza ibintu biteye agahinda rwose dore na coach Gaël araje niba bazajya batekereza ibintu biteye agahinda ntibakajye basuka amarangamutima yabo imbere ya rubanda. Hari akaririmbo ko mu rusengero kera twumvaga kavuga ngo jya ufata umwanya wiherere maze usenge oya umamwere kamaganya y'umutima imbere y'Imana yawe. Ikintu kimwe sibyo buriya ugize n'amahirwe kuba wenda coach anahageze urumva ejo bundi sinzi ukuntu natumbagiye akalive gutya igihe bafite ibintu byinshi cyane nshaka kuvuga iyo terime ndayemera yo gutumbagiye akalive mba ntumbagiye akalive ndaza nyine nje kuvuga hanga kugira ngo mbohore umutima urumva hari n'igihe wenda mbona ibintu ngo umutima uraboshye nshaka kuza kubivugira hanga bita ntumbagira akalive ndaza ntangiye kuvuga umuswera nyine umwe barambwira atari ko sha nguziko ngo wamaze kuba nawe ngimandwa nkuru y'u Rwanda ngo namaze kuba imandwa noneho nigira nk'ibyo bintu ntabyumvise ariko nshaka kumenya ngo namaze kuba imandwa urayibonye comment y'ingagari ingagari nayibonye urumva uyu munsi coach niwe amaye kado ya danger. Oya ni gagari. Tuzabona imodoka bakwaye. Kandi kiza cy'abakiri. Bo ntago batanga kado nyine bagenda ngo bagure. Ahubwo hari ukuntu afata nk'akabandari. Akagupfurika ahubwo ati ugende uri wakunda. Ubwo n'ubwenge bwo kugira ngo bagire ibyo baguha. Ndumva urumva sinabiguprovingira ariko mpfuritse igishandiko rwose none se ngo ngewe warebye nanjye uko ngenza mwana oya mbonye utumbagiye akarayivu ndavuga nti ibyishimo sinabirarana reka nze mbatemo umva ubwizo ukuri yewe naremeye ndavuga nti wagira umukire yagira umukire nka coach Gaël izina ry'Imana reka twe kumuvuga cyane kugira ngo batagira ngo nibyo coach Gaël rwose nta kibazo cye n'umuntu usanzwe mwoka bijyara mwe ntimukanabikindeho aha kana mubwira n'ikindi kintu kimwe Bruce wowe utaruzi urikumva hari abantu benshi cyane kuri iyi si ya rurema cyangwa se muri no showbiz ya Kinyarwanda bazi ko kugira ngo urye ku biceri bya coach urumva ari uko wenda ubanza kwanza ukanikakasa ukigira wa cyane ukagira gute sibyo ukamera nka yanzu uti yawe yo mu Bwongereza yawe yaratangiye erega nanjye nasanze mutarya dodo sinkizikozwa ubu ni za karoti rero bari ngubwira kandi nkunda gutanga ibanga rya coach nkunda kuritanga coach wamufatiranye yasetse ibyo byose wabimumaraho uri kumva nanjye mufatiranya asetse mba ndahingutse nibyo mwumva abantu bamereye nabi ngo nsigaye nkwigana guseka ariko mu by'ukuri rwose iyo nseko ni rusange ariko no nseko rero urumva tugomba kuzayifata tukajyana muri studio twamara kujyana muri studio tugahita dushakira iboro ya danger oya winsetsa
uziko hari igihe uyiseka nanjye ubwanjye nayireba nkongera nkaseka. Ni inseko useka iyo udashaka guseka cyane. Ariko nanone irimo disipurine nkeya y'ukuntu. Ariko n'ubundi inseko uyifashe ukayanariza, tekereza ibintu wakoresha amagambo. Ariko ibintu mwazanye ngaze nkubwiza ukuri. Ariko buriya mwakoze ikosa rito Melodie. Ikosa yo gutinyura koci nawe akaba asigaye atumbagira akalive nawe akaza akaharya n'izina ry'Imana. Ubundi twari tuzi ngangari tuyitamo igende kosora imvugo. Ibintu waravuze bitarimo akantu k'icyubahiro. Okay. Ibintu mwazanyemo umukire nawe akageza urumva nawe akabivuga nyine akabivuga akabirambura. None se ubundi reka mbabaza ikibazo, ari mwe n'abakire mubona ari bande bafite uruvugiro? umukire twari tuzi ko bagomba kujya bamukubita agahita yirukanka agatega n'undi musaya. Agatega n'undi musaya bagakubita. Urumva uzi ukuntu imyaka najya kubona nawe harya uyu nguyu nyiri X yitwa nde? Nyiri X wamwita Elon Musk. Uriya noneho ibintu ajya avuga biteye ubwoba. Aranagatumbagira. Uriya aragatumbagira. Bro, uzi ko nagiye kubona niwe muntu wa mbere uza nawe akabirambura. Araza akabirambura agahita yigendera birambuye. Rero kambabwiza ukuri, abakire ba kera nibo bantu bapfurikwaga ibintu wenda bakabatamo bakicecekera. Ariko abakire b'ubu nabo babayeho barara kera. Ubuzima bwarabababaje. Noneho umuntu bita koca anabera mubi muri bya jwi rye rituje ahita azana abahungu batatu. Ntabwo rituje rirasaraye. Akazana element bakamute nk'abandi muri rya jwi rye risaraye. Atera hejuru agatumbagira akareba akababwira ati reka mabwire. Hari ukuntu asobanura akunda gukoresha amageste. Urabona hari ibintu bimwe abantu bajya bakora ubwo yatangiye sasa amahama. Njya mbibona nkavuganira ibi bintu rwose nk'uko byaramwe hari abantu bamwe bagomba kujya babirambura abandi nyine ntibabirambure cyane. Ariko nk'abantu ngo barashaka ko dusoma comment zabo. Harimo comment no buriya message zivuga ngo wazampaye nimero za coaching nkamuhereza projet uzi ukuntu ziba zingana. Sinzi projet zingana n'izo coach azakora rwose. Nanjye namusanze ari kumwe n'umuhanzi ariko atari muri situation yo kubyishimira. Inde bitamubeyura. Inde ndi kuvuga ele. Aho umuntu bita Ernesto nawe arahanga. Ernesto buriya Ernesto ari ukuntu njya dupangamo ibintu bigacamo. Hari ukuntu dupanga ibintu bigacamo ariko Ernesto umaze n'iminsi utari murankiriraho kuri zere yanjye kandi urayizi. Ariko ikiza cyawe njyewe ikintu ntashaka kumva. Kubera iki abantu bose shondoroke mbona mwanga kumva kuneza musumba kuna ibintu ntajya sobanukirwa njye ntajya numva. Njye hari igihe njya nkubonana n'abantu bafite ibiceri. Ikindi gihe nkubona n'abandi wenda nabo ubona bari kugerageza kubishaka. Niko uhajya ugerageza. Urumva Brice iyo maze gutandukana n'umukire nka coach sibyo nanjye ngira nivo y'abandi bantu banjye baba bagomba kuza kunsetsa none se njye ugira ngo nkurahe ibintu nanjye nshobora gusetsa mu mukire nanjye ba bantu ure investisa mu tublag. Nanjye ndagenda bakajya bankubita utuntu nyine kuko bo babirirwa ku mihanda bagenda. Nje hari story amajyanteye nabuze ukuntu nyibwira abantu mani kandi sekeje byataye.
ngo amaji ngo yagiye mu giti cy'amapera kera ngo akiruma nka umubwiza ukuri niba ari ya story y'amapera ngo arangije ngo arayarya arahaga. Noneho hari ukuntu ajya atanga ingero, buriya amaji nawe ni umuhanga mu byo gutekereza yihuse. Hari ukuntu ajya atanga ingero nazumva nanjye nkumva ndagudutse. Ngo arangije ngo igihe cyo kujya nyine gusohora ibintu biba byinjiye kiragera. Igihe cyo kujya kwituma. Arangije yarambwira ati umusa niherereye ikigudi. Uragenda ukajya wicara ku musarani ukongera ukajya uhaguruka wowe wigerageza kubisobanura, ariko umuntu ikigudura kibona ikintu ndakizi bya bindi bajya bafungamo uburyo. No nje ntabwo kigudi ntacyo nari nzi ku iwacu twari muri ADPR. Arangije ashaka kubisobanura neza ngo urabona nk'agafenesi. Niko ye muramuke rero nahacaga. Sigara ubwiza abantu bawe ukuri. Umva. Ara abantu go mu Faransa bahise banyandikira message. Ngo barashaka kuguha akazi. Ndakakiriye mu izina rya Yesu nyine. Ngo mbikubwire nyine byari barambwira nyine bisaba ati kugira ngo ndabyibagirwa reka mbikubwire. Yego noneho ubwo uraza kugenda bahuze na muntu witwa Kenny. Amina nyo uko biri kose. Ntago wari ukwafodinga. Nice. Ntukagica abantu intege birashoboka. Isha Caramba, here's the contact. Hari n'abafana rero tuba dufite wenda umuntu atatamo akoresheje ikinyabupfura asanganywe, ariko baratwiyambuye ibintu by'uburezi. Bakagutiza nk'uburere bwande n'ubwawe wenda ho gato. Ari umuntu ndabona nkamona nahita mutamo bya bintu ujya uvuga. Alo bro, uziko hari igihe umuntu nyine umuntu akomeretsa mu byo bukomeye cyane ugatureba nta kindi kintu kibuze. Abantu umwe mu bantu bagira uburere cyane. Dore Kenny yahageze. Kenny soro ngo amaze iminsi bamwita cyuru. Babirambura mu bikiko. Ndi kuvuga Kenny Tolo. Muri ufite bakeni babiri. Kenny manager. Nagira ngo ni Kenny soro. Kenny bimeze biti. Umukire abari umuhuriza nabo bakiriya, naho ubundi amahoro y'Imana rwose abane namwe. Ngiye ndicomokeye isabukuru yanyu nkomeje kuyirya nitonze kubera ko naraye akajoro ndacyafitemo aka energy. Reka nsura aba bantu banjye, kandi buriya mwabantu mwe niba muryama kare ntimukajye mugira ngo natwe nuko bimgenda. Tubaho ubuzima butandukanye, niyo mpamvu bitworohera kubadagadura. Nuvuga ngo nyine tuba turi kuinvestisa mu gukereya n'ibindi. Ano ari umusenzi umbwiye ngo mfite isura isa nk'inyangamugayo. Ayiwe ariko nawe uhize useka. Oya nyine nayo biransekeje kabisa. Ariko buriya gasuku ngende inyangamugayo. Ndi inyangamugayo cyane ko waguha amafaranga nanjye wampaye. Oya ntago ndi ntanga amafaranga. Ndi inyangamugayo. Ariko jewe kubugarura mbere n'ukuri kw'Imana. Umuntu wese ushaka nyine gutera urubwara arambwira akantera urambere. Oya ujya urwambara rukubere ujya uruvara, kandi n'ubundi bikorwa ku bantu. Ntago none se ubundi wigeze ubona umuntu wateye imbere atararwambayeho gato? Bamaze iminsi bavuga ngo nimba ngo nitwa Kambare wironja wirorongomba n'ibiki byose. Ubundi se witwa nde? Amazina nyakuri se.